Muri iki kiganiro gitoya ngiye kukwereka cyangwa kukubwira ibintu bitanu cyangwa bigera kuri bitanu bikwereka ko umuntu mukundana atagukunda. Hano ngiye kukubwira ibintu bigera kuri bitanu bikwereka ko umuntu mukundana atagukunda. Gusa mbere yuko mubwira ibyo bintu ibuka ubanza kandi subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu bindi biganiro. Tudatinze, ikintu cya mbere kikwereka ko umuntu mukundana atagukunda: umuntu udashaka ko umuhamagara cyane. Buriya umuntu muri mu rukundo cyangwa muri relationship nakubwira ngo ntiyifuza ko uzajya umuhamagara cyane, akavuga ati ntago abikunda iki, menya ko nyine icyo aba adashaka kuguha attention, ntago aba ashaka kuvugana nawe, aba arimo aragufera, aba arimo arakubeshya, nyine abagira ngo iminsi yicume. Uyu muntu rero udashaka ko umuhamagara cyane, menya ko atagukunda habe namba, kuko icyo gihe aba ari kukubwira ngo ntago ashaka ko umuhamagara cyane, aba yifitiye abandi bantu cyangwa abandi nyine bantu bamwitayeho, bamuhamagara cyane, we aba ari bwitabe. Wowe akabikarangira akubwiye ngo ntukamuhamagare cyane, mu gihe aba ari kwivugishiriza ba bantu. Tutize ibyo magambo, reka tujye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero kikwereka ko umuntu muri mu rukundo atagukunda: umuntu utakemera ko mugendana. Iki kirakomeye cyane. Buriya uzarebe kenshi abantu bari mu rukundo, ahantu aho ari hose baba bari, baganira ibintu byose bigakunda, bakagendana. Ariko umuntu muri relationship niyifata akakubwira ngo urabona ibintu byo kugendana na simbikunda, mba nkunda kuba ndi njyenyine, menya ko uwo muntu ari kukubeshya. Kuko ubundi ikimenyetso cy'urukundo ni uko muba mugomba kubihamiriza abababona n'iki, bakavuga ati abantu bari muri relationship. Ariko menya ko uyu muntu natemera ko mugendana, azaba afite abandi bantu benshi nabwo yabwiye ko akunda, agutendekaho, bikarangira ariko kukubuza, nyine ariko kwima umwanya wo kuba mwagendana mu muhanda muri kuganira ibintu bisanzwe. Ikindi kintu cya gatatu kizakwereka ko umuntu muri relationship atagukunda: umuntu utinya ko iwabo bamenya ko mukundana. Iki kintu kirakomeye cyane. Akenshi uba usanga abantu bari muri relationship ibintu byo mu rugo ibi bintu batabizi, batazi ko mukundana. Ariko nyine umuntu muzaba muri relationship akaba yaguhisha cyangwa akaba yahisha iwabo ko mukundana. Yewe wanagerageza kuzana agatekerezo ko kuza kumusura, ukumva byamaganiye kure, kumva ntashaka ko wagera iwabo, kumva ko ibi bintu ntibashaka ko abimenya. Menya ko uyu muntu atagukunda. Kuko nimba umuntu muri relationship aba agomba kuba proud yawe, akaba proud yawe, akakwerekana no mu rugo, akerekana ko agukunda, nyine akagerageza kuba ariyo ku bantu benshi, bikagera no ku muryango. Rero umuntu utinya cyangwa ugendera kure ko iwabo bamenya ko mukundana, menya ko uyu muntu atagukunda. Ahubwo menya ko uyu muntu yavamo n'umwanzi wawe, kuko ntago aba ashaka kumenya ko ntago aba ashaka kwereka iwabo ko afite umuntu bakundana. Ibi ngibi rero usanga byangiza relationship, bigatuma abantu bakundana batamerana neza bitewe n'iki kintu. Ikindi kintu cya kane rero ngiye kuba nakubwira, nacyo kirakomeye cyane: umuntu uba adashaka ko umenyana n'inshuti ze. Iki nacyo kiragoye cyane. Buriya muzarebe akenshi iyo abantu bari muri relationship cyangwa bakiza kwitangira, inshuti z'umuntu runaka nizo zibanza kubimenya, zikaba nyine zamufasha kwinjoyinga cyangwa kumubwira ibintu bimwe na bimwe. Rero umuntu muri relationship iyo yifasha akakubwira ngo ntago ashaka ko ntago ashaka gutuma we n'inshuti ze mumenyana, menya ko uyu muntu ari kukubeshya cyane. Menya ko uyu muntu ari kukubeshya cyane, menya ko atagukunda, menya ko aba yifitiye abandi bantu benshi, inshuti ze zizi ko ari we mukunzi we. Menya ko we nta kintu kiba kirimo, aba ari kukubeshya. Kuko akenshi uba usanga nyine n'inshuti ze yagize n'icy'umubano utari kugenda neza arizo zimufasha. Menya ko rero nimba uwo muntu adashaka
gutuma we n'inshuti ze mumenyana, menya ko afite abandi bantu abibwira ku ruhande. Ikindi kintu rero cya gatanu nasorezaho nuko ubaye ukunze ino video wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu zindi video nk'izi ngizi zikoranye ubuhanga z'ubwenge. Reka ngeze aha ngaha mbashimire, nshimira wowe wabanye natwe muri ino video, nuyikunda uyisangije inshuti zawe nazo uzibutse gukanda subscribe. Byabagezagaho iyi nkuru ndi MP Official, tubere mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.